oya banzuze wino reka icyo nakoze ndagutegeka oya singana murisho Daniel turaguheza murisho reka wikamera biti n'umugore we bamwuzira sha kamera murisho baho ngaho ntaje gukora kwisanga murisho ndakwiyana kamera genda kamera ku isoko yanze. Hello my people, this is Tessie na Nana. Aho hari uyu munsi ariko ni ka gacano kacu ni Tessie na Nana. Uyu munsi rero turabakiriye, nongeye kubaha ikaze kuri channel yacu, shimira n'abantu bose bagenda batwitaho, bagenda badukurikira, badukorera share, comment, aho bose subscribe. Imana ibahe umugisha mwinshi. Uyu munsi murabona ko ntaje njyenyine, mugenzi wanjye ari utuntu yagiyemo, ubu ntawe hari Nana, hari utuntu yagiyemo ntari kuboneka. Ndavuga nti nta mpamvu yo kwicisha abakunzi bacu irungu, ndavuga ngo reka nze ngira ngo muri kubona ko uyu munsi noneho ibintu byahinduye isura, ibintu ni bishyashya gusa, ni kujya tubaha ibintu bishyashya gusa. Rero hari umukunzi wacu wigeze kumbwira, aranyandikira muri comment ngo tuzongere tumuririmbire ka karirimbo kavuga ngo isi yawe ntawe uzayiroba. Ako gakorasi rero ndashaka kugatura umukunzi wabinyandikiye muri comment kugira kandi yongere kandi akomeza nezerwe, maze kumenya ko mwese turadukorasa benshi, ngira ngo niko tuba tubafasha cyane. Karavuga ngo humura isi yawe ntawe uzayiroba, umugisha wawe naho wagiye, icyo uzaba kiragutegereje, nubwo abarozi baba benshi mu kiyaga, isi yawe nawe uzayiroba ushyitse umutima mu nda. Aka gakorasi rero nubwo nagatuye umukunzi wacu, none agatura n'uriya inkuru ngiye kuvuga y'umuvandimwe bita James. Isi yawe ntabwo uzayiroba papa, wowe ushira umutima mu nda gusa. Uyu munsi rero uyu munsi byambabaje cyane, inkuru iri kugenda traininga ku macano menshi kuri social media, yuriya mwana bita James na Joyce bari imbarara. Ni ukuvuga ngo navuze reka nanjye uno munsi nze nyikoreho. Urumva hari abantu wenda batarayibona, hari abantu batarayumva, ariko uyu munsi navuze nanjye reka nze nyivugeho kuko hari amakuru menshi nagiye numva yo kuri iriya nkuru, ariko kandi anababaje. Abantu batarayumva rero, uriya mwana James batuye Mbarara, sinirirwa mvuga ababyeyi babo, no kuri social media birahari. Bari bamaze iminsi 4 babana, yarabomboye Joyce, babana nk'umugore n'umugabo, noneho byarangiza ababyeyi bakaza gukura uyu mwana. Kandi mukuri ibi bintu ntago ari byo pe, sibyo. Ariko kandi naje guperereza asanga ababyeyi b'iyi minsi nibo bafite ikibazo. Ubundi nuko inkuru imeze. Urumva umubyeyi mu kubyara umwana yabyara umukobwa agahita abona ko ari imari ishushe yazanye mu rugo. Urumva ntaba kimufata nk'umwana, akamurera nk'imari izamukura mu kibazo runaka. Kubera isi tugezemo, abantu bakunze impiya, bakunze bya Kayizari cyane. Kugeza aho umubyeyi ashobora gutekereza ugasanga kurabarira umwana wawe mu nyungu irenze, utitaye ku marangamutima y'umwana wawe. Urumva ni ukuvuga ngo ababyeyi, Joyce nubwo yakoze aragenda arabomba, akarumva iwe n'umwana yakunze. Nibyo by'iki gihe, urabona kera umuntu ntiyashoboraga kwikundira, ababyeyi niyo bagushakiraga. Ababyeyi rero ntibarasobanukirwa ngo bamenye ko isi ya none itakimeze nk'iya kera, ntibaramenya ko ibintu byahindutse. Aracashaka kuzana ya mico ya kera yo kuvuga ngo ashakire umwana ntagire uburenganzira ku muntu we yakunze, nta gukundana guhara. Ugashaka kuvuga ngo wamumuzana muri ya mico ya kera, umushingira aho ushaka utitaye ko yakunze, niyo wamushingira ku kimuga
urabizi ko ababyeyi bacu ba kera baba bakunda ibintu cyane, banafataga n'umukobwa muzima bakaba bamushingira ku muntu ufite ubumuga cyangwa utuzuye kubera ngo iwabo bafite inka nyinshi. Ubu rero bino bihe n'ubundi niko ababyeyi basigaye bamera, basigaye bumva ko mbese hanze umwana ushatswe hanze atitaye ngo wa muhungu ni umurwayi, atitaye ngo wa muhungu ni umusinzi, atitaye ngo wa muhungu ni umunywarumogi. Urumva ibyo ngibyo ababyeyi benshi ntibakibireba, icapfa gusa ni uko bumva ngo ni umuhungu wo muri Amerika, ni umuhungu wo hehe, ni umuhungu wo muri Canada. Ibyo byonyine gusa akamatangira kuvunja, ntarebe ubuzima bw'umwana we, ntareba ngo avuga ati se umwana wanje mu by'ukuri uyu muhungu agiye gushaka ameze gute. Ubundi ibyo n'abakobwa babikoraga, ariko n'ababyeyi nabo basigaye babigiramo uruhare cyane. Urumva rero ababyeyi ba Joyce nabo ikibazo bagize, kera bari baratangiye kubarura udolari, uko Joyce agenda akura cyane ko yarashatswe ari na mutoya, uretse ko n'umuhungu ni muto ntago ari mukuru, ngo wenda bavuge ngo Joyce ngo yabombokeye ku musaza ngo yamushutse. Oya, bose n'abana bangana. Niba Joyce yari afite imyaka 17, uriya muhungu akaba afite imyaka 20, 21, 22, nawe si mukuru, bose barangana, sibyo? Noneho warangiza agatangira kera nyina na se bari bicaye, cyane cyane ko nta n'abakobwa bari bafite abahungu gusa. Noneho urumva Joyce niwe wari umukobwa mukuru na kandi gato. Kera urumva se na nyina bari baratangiye kuvunja mu madolari no mu mayero. Noneho Joyce aje kubakorera agasha abazanira amashiringi, kandi ibyo ngibyo ntago bikora muri iki gihe. Urumva ise wa Joyce na mama we iyo kera bari baratangiye kubara diaspora, bareba ukuntu kera bagiye kubona amadolari, bagiye kubona amayero. None Joyce arabakoshonye, karaje kuzana amashiringi. Se amashiringi urumva byakumvikana? Ntibikunda. Ababyeyi rero niyo mpamvu bafashe umwanzuro, umwana arabombotse. Abantu batazi kubomboka, arishingiye mu Kinyarwanda, agiye kumara hafi icyumweru ari mu rugo rwe n'umugabo. Yarangiza muraza kubona utuvideo n'amafoto, biragaragara ntago ari inkuru abantu bahimba. Ise yasohora umwana ku mbaraga. Urumva hari n'amarikode umwana agenda avuga ati njyewe sinshaka gusubira mu rugo, njyewe nashatswe, kandi ikindi nashatse umuhungu nakunze, nta wamfashe ku ngufu. Ariko ababyeyi bakanga, bagasanga bakajya gukura umwana ku mbaraga mu rugo. Rero iki kintu ni ikintu kibabaje cyane. Icya mbere ababyeyi bataba batekerejeho, umwana umaze icyumweru yashatswe abana n'umugabo, ntaba akiri umukobwa. Ese ubundi umukuye mu rugo umujanye, none se ubundi aritwa umukobwa, aritwa umugore, aritwa iki? Icya mbere uba wangije ubuzima bw'umwana, yaba ari mu marangamutima ye, yaba no muri sosiyete. Umwana wawe umwambuye agaciro kose. N'imico yacu nawe urabizi, nubwo ababyeyi babyirengagiza. Niyo worara rimwe bakubomboye ukarara ku mugabo, warangiza ukavuga ngo uragarutse, kera uba wagize igishakwe kuri wowe, sibyo? None rero umwana amaze yinga, ugiye umukuye, noneho umukuye no ku mbaraga. Kandi umuhungu yashatse si ikimuga, nta bundi burwayi afite, si umurwayi wo mu mutwe, sibyo? Ni umuhungu mwiza ufite famiye nziza, munabana. Warangiza ukajya gukura uyu mwana, umwana wawe umuhemukiye, umwiciye ubuzima bwose. Ni ukuvuga ngo umuhemukiye ntabwo yakureka ukamutwara, nta buzima aba afite. Kandi ababyeyi icyo bagomba kumenya, umwana w'imyaka 17 muri 2026 ntabwo ari umwana, ntabwo ari uruhinja. Ibyo byose twese tubiziho. Usigaye wicaza umwana w'imyaka 12, wamuganiriza ubwoba bukakwica, ugasanga ibintu azi bimeze nk'igihe cyacu twari dufite imyaka 18, 20. Rero kubera isi tugezemo igenda itwigisha na za social media n'ibintu biri gucicikana, ntabwo umwana w'imyaka 18 w'umukobwa afata umwanzuro wo kuvuga ngo ashakwe yijyane wenyine ubamushutse. No, n'ubundi rega ntacu buri kuramira. Umwana aba yagiye, ugomba kureka umwana akigira amahitamo, ahubwo mushigikire, unamenye wa mugani, nugira umugisha Imana ikagufasha ugasanga asanze n'umuhungu muzima, agiye no muri famiye nziza, ni amina. Ahubwo umushigikire, ugende umuhe umugisha, aho kuja kumukura ngo ushaka kumushingira ashaka, aho ushaka wowe, aho ushaka se uzazamera gute?
ni kwa kundi kutita ku myumvire y'umwana, ngo wicara uganiriza umwana ukagendera muri ca kigare gusa, kandi ibintu ubu ntibikibaho. Ubu birasaba ababyeyi gushiramo imbaraga, ababyeyi bashiramo imbaraga, uza wicaza umwana wawe umuganirize akiri mutoya, urumva, nirigera n'igihe cyo gushaka muganire. Njye sinibaza ko uyu mwana Joyce yafata umwanzuro wo guhita bomboka ataganije n'umuntu w'iwabo, birasa nk'ibyabatunguye. Ni ukuvuga ngo nta mwanya mwahaye umwana ngo muganire, kugeza aho umwana afata umwanzuro wo kubomboka nta muntu n'umwe ubizi, nta mwanya mwahaye umwana. Rero ni ukuvuga ngo ibihe byarahindutse, ababyeyi bagenda bikubita agashi. Inama natanga, ababyeyi begera abana, ujya wegera umwana wawe umuganiriza, ugira umwana wawe inshuti kuva akiri mutoya, kugeza aho umwana azaza abohoka akaza akubwira ati kanaka karantereta, kanaka karantereta. Kandi imico yacu uzuranga kubwira umwana ngo kirazira, ngo ntabwo uganiriza umwana wawe. Isi yarahindutse, uzanga kumuganiriza, isi izamuganiriza. Isi yo yiteguye kumuganiriza bya bindi utinya kumubwira, bya bindi umuhisha, isi yo yiteguye kubimukorera ikabimwigisha, sibyo? Ababyeyi rero bakanguke bite ku bana, cyane cyane nk'abana b'abadoresa. Ni ukubitaho cyane, ukabaganiza, ukabaha umwanya. Bya bindi batatubwiraga ababyeyi ngo biteye isoni, wowe ugenda icara abana babaganize, kuko nutabibaganiza mbere y'igihe ngo ufate umwanya uganire n'umwana wawe, isi izamukuganiriza. Ni uko bigenda. Ikindi, niba umwana yafashe umwanzuro akavuga ngo arashatswe, reka umwana agende, pfa kuba yashatswe ahantu heza gusa, kandi noneho umwana yikundiye. Naho ibintu byo kuba muza mukunda amafaranga, amadolari yabaye nk'uburozi, diaspora ngo hanze, ngo za visa. Ubwo kuko turebye uko abashatswe bose no hanze nuko babayeho neza. Hanze rega naho ni mwisi nk'ahandi, hanze si mu ijuru. Ibibazo birahari, ndetse ni naho haba divorce nyinshi, ni naho bagira ibibazo byinshi. Gufata umwana rero gusa utitaye ngo nuko gusa ngo nazana hari akari kode mama yaravuga ngo yango umwana we ni mwiza, ngo yari kuja hanze. Hanze hari iki? Hanze nyine si hanze. Erega hanze urugo ntabwo bivuga ngo ni hanze, urumva? Buri wese urugo rwe yarigira ijuru ritoya. Kandi icyo mpamya neza, amafaranga siyo yubaka urugo, oya. Visa siyo yubaka urugo, amadolari siyo yubaka urugo, amayero siyo yubaka urugo. Ushobora kuba gushaka umwana agashaka hanze, bakazakoreza ayo mayero, umwana wa karara arira bugaca mu gitondo, kandi nawe ntubona amahoro. Kandi amadolari wakurikiye ukayabona, ariko n'ubundi nta buzima bw'urugo, sibyo? Niba umwana, satani isigaye yarateye ababyeyi, umubyeyi asigaye yicaza umwana akamubwira ngo mwana wa woje tukazanje abanyafurika, ngo abanyafurika simbashaka, ngo apana gukuzana za nsore ngo zo muri Afurika, ngo zo Kigali, ngo zo muri Kenya, ngo uzaza nabo hanze. Abo hanze se nibo batubaka urugo. Ubwo ufashe experience mwega ko mwamusazanye ntimwashakiye ruguru, kandi hatari nayo mafaranga, hatari n'ikintu na kimwe, ariko ntimushaje. Ababyeyi bacu turabona ntibasaje mu mahoro, ntaho utandukanye. Ariko kuki ababyeyi b'iki basigaye barashize hanze imbere, ngo visa, ngo hanze? Ubwo ntago ari bwo buzima, sibyo? Niba umwana yakunze, mushigikire, ahubwo ubaze umugire n'inama, umwereka aho agiye gushaka. Ariko pana kwicaza umwana ngo umwana ngo ugomba gushaka umudiaspora, ngo umudiaspora ngo tugomba kuva mu bukene, ugasa nkaho ni nk'igishoro wabonye. Ntago abantu bagishaka gukora. Nta umwana we nukumubwira ati wabereka ni ukwikora gusukarira ko wabona umugabo wo hanze. Ubuzima ni hanze. Ese uwo mugabo wo hanze ni imashini uzaba washatse? Erega nawe siyetiye muze ahindi tugenda tugacomeka mu cuma c'amafaranga akaza. Izo ni ibintu biba bizigomba kuzishurwa, sibyo? Abantu bagende bareke gukunda ibya Kayizari. Hari aho uriya mwana yavuze aravuga ngo bagabanye umutima, ngo umutima bashira umutima hasi, bareke irari ry'amafaranga, bareke abana nabo bubake, ahubwo bashigikira abana mu byo bari gukora. Niba umwana wawe ubona waramutoje imico myiza, akagera igihe cyo gushaka akaza akakwereka umufiyazi, mushigikire, sibyo? Ariko reka kwicaza umwana, ahubwo umwigisha umubwira ati mwana we uzashaka umugabo gutyo, ufite indangagaciro za Gikristo, umeze gutyo. Ariko apara kwa mushira ngo priority ngo no mu diaspora, naza n'uwo muri Afurika ngo yansi bikunda, ngo nukwemeza kuremeza nde papa, ngo akabaga ngo se ngo kwa kana kaho
ngo ntibafite ngo umukwe wo hanze, ngo kuki ngo wowe ngo wozana ngo wahana, ngo kubera ko ufite umukobwa umwe ngo ni igishoro se ibyo utageze utegereje ko umwana wazabikugezaho. Yego nashaka bikugezaho pe, erega umugisha ntawo utaba. Imana ishobora kuguhera umugisha muri Afurika, umwana wagashakwa bagatangirira ku busa, ariko bakagerera amafaranga ubuzima bukiyubaka. Kuko hari n'igihe ushobora kuvuga ngo karashaka mu diaspora kandi nayo amafaranga bakayabura, sibyo? Tufite ingero nyinshi n'ubundi ugashakwa n'umugabo ufite amafaranga, ariko finally wamara no gukora ubukwe mwana ashakanye kandi afite amafaranga akaguruka akagenda. Hari abatangiriye ku busa ubu ngubu bageze ku bifatika. Rero amafaranga siyo yubaka urugo. Sinibaza ko umubyeyi cyane yagashize ku nyungu atezeho umwana y'amafaranga y'ubushobozi bugaragara, ngira ngo agashigikira umwana wawe kugira ngo azagire amahoro mu rugo rwiwe, azagire umugisha, ariko udashize cyane imbaraga mu mafaranga. Ngo wumve ukuramugira igishoro ukazubana. Hari n'uwo numvishije ukaza ufata umwana w'umuhungu ukuramushingira abakecuru ngo sha uzagende ushake nawe uzashakira igikecuru cyo hanze, ngo nashaka bari ikimuga, ngo ariko ufe gushaka uwo hanze. Kubera iki wakwica ubuzima bw'umwana wawe ngo ashake umuntu umuruta cyane? Si tuvuze ngo abakecuru ntibazoshaka, bazoshakwa pe, ariko nabo bazashakwe n'abasaza bangana. Ariko si wowe ugomba gufata iya mbere ushaka gushora umwana ku muntu we wakunze, umwana atamukunze. Niyo handi umwana agira ikibazo akavuga ati n'ubundi sije nashatse, n'ubundi ni data wankundiye, ni mama wankundiye, jewe umuntu sinigeze mukunda. Waza usanga karakusanya n'umugabo bino bisanzwe, umwana akanegwa kwakira za bintu, agahorana igikomere ku mutima, agahorana depression idashira kubera umubyeyi yamuteye. Ariko iyo wikundiye uzuvugaho mwana ahura n'ikibazo, mwana ahura n'ubukene, ukavuga ati okay nije nakunze. Ariko iyo mwatangiye guhitiramo abana ikibazo kiba cabaye. Rero babyeyi mugende mwisubireho rwose, mwegera abana mubaganirize, cyane cyane ababyeyi bacu, mwegera abana muganiriza abana, mubereke isi ya none ukuntu imeze, kuko nutayimwereka isi izabimwereka, nutamwigisha isi izamwigisha. Dushigikira abana bacu, apana kubashora ku nyungu zawe, ngo ureke kwanga ko umwana ashaka, ngo ureke kubaka urugo wica ubuzima bw'umwana bwose ubusenya. Hariya Imana ishobora kuzana bikubaza, kuko abo bana bari mu nshingano zawe, ugomba kuzageza abana bawe mu ijuru uvuga uko wabareze. Naho gufata umwana we maze icumweru ari mu rugo rwiwe ugiye kumusohora ku mbaraga ngo yashatse umuhungu udashaka kandi n'ubundi atari wowe muzabana, icyo nacyo ni icyaha. Uri guhemukira umwana kera kukera uba wamwishe, isi yose yabibonye, uramwangisha abantu. Na wa muhungu ni ikibazo, sibyo? Umutukishe. Ese ubundi uwo mwana umutwaye ugasanga aranatwite, wabigenza gute? Inda se urasha kuyikuramo? Icyo ni ikibazo, kuko na Bibiliya bwayo tiyemera kuba ukuraje gusenyera umwana, nubwo atasezeranye mu rusengero, ariko kera yari yabaye umugore. Nta mpamvu yo kuja gusenyera umwana, ahubwo bakagombye gushigikira umwana, mukamuteza ingabo mu bitugu, mukanamuhumuriza, ahubwo aho kugira ngo ugende umukure mu rugo kumusenyera undi uko ushaka kumushingira hanze. Rero Imana ibafashe kandi ikomeze iheze ababyeyi bacu ubwenge cyane, natwe abana twumvira ababyeyi, ariko kandi ntihagire ibibazo tugenda dutera mu miryango ugasanga biteye ikibazo wenyine udashobora kuzikuramo gitewe nawe. Ejo hakaba haka ibibazo ku mwana wawe kandi ariwe wabiteye, wahubutse cyane ngo abantu bavuze ntabwo ari byiza rwose. Imana ibahe umugisha.